Twongeye kubasuhuza kandi tunabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero twongeye kugaruka mu mizi y'u Burundi, ariko tugaruka mu mizi ya Kirundo. Hari umwana wanjye wamfashije kugira ngo ashobore kuba yabinyandikira anabinsomere. Ubwo niwe ugiye gutangira mu buryo tubabwira mu mizi, kuko ubushize twababwiye mu buryo busanzwe, ariko ubu noneho tugiye kubihera mu mizi. Ngaho komeza. Muraho neza abakunzi b'imizi yo hambere na kare na kera ndetse n'ubu bwa none turimo kuganiramo. Rero nendaga kuganira n'abarundi. Ejo bundi nasohoye ikiganiro ku kinyamakuru cyitwa Inside Rwanda, bisobanura mu Rwanda ariko mo imbere. Rero u Rwanda ni rugari, nuko aba bana b'i Burundi bumva mvuze kuri Ndayishimiye Evariste wise Neva. Rero sinjye uvuga kuko njye ndi musoni, ariko uwamvuze n'undimo wiswe Kavuna. Umuvuze n'undimo wiswe Kavuna, kuko niwe umuzi, akaba azi n'ariya mazina ye icyo avuga. Rero katubanze turebe mu bwiru bw'ijuru aya mazina ye icyo asobanura. Duhere ku rya mbere. Evariste ni izina ry'umusozi muremure waremewe ahantu hamwe. Noneho tujye ku rindi zina rye rya kabiri yiswe n'ababyeyi be, ariko barihawe n'uwaje kubaturamo avuye ahandi, bamwita Ndayishimiye. Ubwo ni amazina abiri, byakabaye bisobanura igi n'uwateye igi aturutse hejuru. Noneho yiyongereraho izina rya gatatu yiyita Neva. Noneho katurebe aya mazina isano afitanye no mu Kirundo yahagaze avuga. Areba Bugesera. Ese habereye iki cy'ukuri? Buri wese yahishwe, ariko bikaba bigaruwe kuri manda yacu y'imyaka 5. Rero duhere ku rya mbere. Evariste ni umusozi muremure utuye mu gice cyakomoka inana yaje ino tukayita Imana, ku butaka bwa Rurema na Jambo b'ukuri. Uwo musozi ni wo uhagarariye ikirundo cy'abazize uko bavutse. Rero kiriya kirundo ni icy'abagore bo mu mizi y'i Burundi babyaraga abazororokera mu Burundi bwa Nyamigezi Kabindi wahanze u Burundi. Rero bari mu bwoko bw'Abatutsi. Rero bari mu bwoko bw'Abatutsi. Icyo gihe hari ku bwami witwaga Gahindiro. Urugo rwe rwari hano hakurya ya Kinyinya ahitwa Ikami ka Muntu. Buri wese atavogera. Kandi n'ubu ntawahavogera kuko yari ingoro y'intwari. Nuko hatoranywa abagore muri Kivu y'Amajyepfo, bazana n'abagabo babo benshi.
noneho bambukira hariya bise Kamanyora, ariko n'ubwiru bwako kayira banyuzemo bwiswe ngo kuma nyuraho ubanze imbere, kuko ni wowe uri bwice umugore wese ubyarira u Burundi, hanyuma wowe na bagenzi bawe abe ari mwe muzabyarira u Burundi. Ubwo n'umutware w'abagabo ndetse n'umutwarekazi w'abagore. Noneho umutwarekazi abaza umutware w'abagabo ati se abagabo babo ntabwo mwebwe muri bubice? Aramusubiza ati oya, bo turabareka tubajyane mu kabira inyamaswa zizabarireyo barangiriremo. Ubwo ni uko byagenze, abake beza b'abadede barashira. Noneho ba bagore b'abarundo babarunda ikirundo. Noneho uwari umutware wa Bugesera ariko afitanye isano na Nsiburanyebonga ukomoka mu bazimu, yasize ino babandwa bagaterekera. Nuko ahagarara hejuru ya cya kirundo cy'abeza b'abadedekazi, arangurura mu ijwi ati abeza b'abadedekazi tumaze kubica, mwebwe ababandwa mugaterekera bo mu Burundi bazagira ihembe ry'ikiragi ryiswe igitega, bihagarariye Gitega. Nuko mumbabarire nari ngiye kure habazima kandi mukeneye kera h'abantu. Wa mutware wa Bugesera ahagarara kuri cya kirundo cy'abagore avuga mu ijwi riranguruye ati abake beza b'abadedekazi twabarangije, hanyuma beza b'abadede b'abagabo tubohereje mu kabira kugira ngo inyamaswa zizabamariremo. Nuko hari intare y'urugara yarindaga Nyungwe ikarinda n'ubwami bwa Nyagasani. Rero noneho ijwi ry'uwo mutware w'u Bugesera witwaga Nsoro ya Nsabukeye yararyumvise ko barangije abeza b'abadedekazi, noneho bagiye kuza gukurikizaho abo hakurya y'Akanyaru, kandi ari buhere ku mugore we mwiza witwaga Mazi yateke. Nuko ya ntare y'urugara ihaguruka mu ishyamba rya Nyungwe yerekeza ibwami kwa Gahindiro. Iraza igeze mu bwami bwa Mwunzi Yandereyi